Muraho neza, uyu munsi tugiye kwiga ibyapa byo mu igazeti. Niba utarakanda subscribe dukomeze kubana neza, yikande n'iryo jambo ry'umutuku riri hasi. Mumaze kwikanda rero reka twige ibyo byapa. Icyapa cya mbere gisobanuye kugenda mu muhanda ubisikanirwamo. Ubundi iki ngiki icyapa giteye muri ubu buryo bwa mpande eshatu kiba kiburira. Iki ngiki rero cyerekana kugenda mu muhanda ubisikanirwamo, icyo kiba kikuburira. Iki cyapa cyo ni umuhanda batambukamo mbere, Iki gikurikiyeho cyo gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Iki gikurikiyeho gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka imbere. Ubwo aho bigiye bitandukaniye n'iki ngiki, iki ni gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya, iki ni gutambuka mbere y'ibinyabiziga bituruka imbere. Aho ujya urabanza, iki ngiki cy'aho ujya urabanza ukareka ibinyabiziga biturutse aho ujya bigatambuka. Iki ngiki ibinyabiziga byose bikuri imbere birabanza bigatambuka. Ntago bivuze ngo ureke iby'aho ujya gusa, niho iki gitandukaniye n'iki ngiki. Twakomeje ku gikurikiyeho. Iki cyapa gisobanuye ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Twakomeje ku gikurikiyeho. Iki cyapa gisobanuye ntihanyurwa. Ubundi ibyapa by'umuzenguruko, ubuso butukura, ishusho yera, ibyo byapa birabuza. Iki rero ntihanyurwa, kiriya cyo hasi ntihanyurwa mu byerekezo byombi. Aho bitandukaniye, kino aho ukibonye ntushobora kuhanyura. Noneho kino cyo aho ukibonye ntushobora kuhanyura, kandi ntushobora no kubona n'ikindi kinyabiziga cyiza kihaturuka. Nyine ntihaba hanyurwa mu byerekezo byombi. Ariko kino ushobora kukibona ahantu ariko ukabona ikinyabiziga kirahaturutse. Twakomeje. Iki cyapa gisobanura ntihanyurwa n'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose gifite moteri, keretse amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe na velomoteri. Iki ngiki ntihanyurwa n'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose gifite moteri, uretse amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande, ndetse kimwe na velomoteri. Iki nacyo byose kirabuza. Nkomeza kubibutsa ko ikinyabiziga icyapa gifite umuzenguruko utukura, ubuso bwera, icyo cyapa buri gihe kiba kibuza, cyangwa kiba kibuza. Twakomeje. Iki ngiki gisobanura birabujijwe kunyura ku binyabiziga byose, uretse ibinyamitende ibiri n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Iki ngiki nyine birabujijwe kunyuranaho kw'ibinyabiziga, uretse ibinyamitende n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande. Iki nicyo cyerekana ko bibujijwe kunyuranaho. Iki ngiki gisobanura birabujijwe guhagarara umwanya munini. Iki
icyo gisobanura birabujijwe guhagarara umwanya munini ndetse n'umuto. Twakomeje, iki cyo kirategeka, cyo ntabwo kibuza, iki kiri mu byapa bitegeka. Icyapa cy'umuzenguruko gifite ubuso bw'ubururu, ishusho yera, ikimenyetso kiri mu ishusho yera kirategeka. Kino gitegeka kujya muri uru ruhande rw'ibumoso, icyerekezo gitegetswe nyine bishatse kuvuga. Twakomeje ku bindi byapa, twakomeje noneho tugiye ku byapa biburira. Iki cyapa gisobanuye iki? Ubwo nyine kiba kiri kukuburira ko uri kwegera ahantu hari ikoni ry'ibumoso. Iki nacyo kiraburira, kikwereka ko uri kwegera ahantu hari ikoni ry'iburyo. Ikoni ni ahantu hikase, ntekereza ko mubizi. Iri ngiri ryerekana ko imbere nyine hari amakoni abiri, nyine amakoni abiri, iry'iburyo n'iry'ibumoso, cyangwa uruhererekane rw'amakoni arenga abiri, irya mbere riri iburyo. Iri ngiri ni amakoni abiri cyangwa uruhererekane rw'amakoni, irya mbere riri ibumoso. Iki cyapa gisobanura, kiba kiri kukuburira ko ahantu hazamuka cyane hashobora no gutera ibyago, akazamuka gashobora gutera ibyago. Iki ngiki cyerekana akazamuko gashinze cyane, nyine haba hazamuka ku rwego rukabije. Twakomeje, iyo ubonye iki cyapa, iki ngiki, umenya ko ari ifungana ry'umuhanda. Iyo ubonye iki cyapa kigikurikiyeho, menya ko ari ifungana ry'umuhanda ibumoso, akabona kano kantu kari ibumoso. Iyo ubonye iki gikurikiyeho, ubona ko ari ifungana ry'umuhanda iburyo. Iki cyapa nyine kiba kikuburira ko imbere hari ifungana ry'umuhanda iburyo. Iki cyapa urabona ko kigaragaza ibintu bisobanutse cyane. Uguhinguka ku mwaro cyangwa ku nkombe cyangwa ahegereye icyome. Ni ukuvuga, urabona, iyo ubonye iki cyapa kiba kiri kukuburira ko imbere ugomba kwitonda, hari ahatagendwa n'imodoka, nyine ushobora guhita ugwa aho hantu. Iki gikurikiyeho, umuhanda utaringaniye. Aka kapa kerekana ahantu hari umuhanda utaringaniye. Iki ngiki cyerekana ahantu hari umuhanda unyerera, kandi twibuke ko ahanyerera utemerewe gufata feri. Iyo ufashe feri, ikinyabiziga cyahita kimanuka, nyine kikuba. Ubwo ndavuga ku modoka ya manuweli. Twakomeje. Iki cyapa gisobanuye inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi.
Ubusobanuro: byerekana inkomane y'umuhanda y'inzira ya gari ya moshi, ikimenyetso cyerekana ko inzira ari iya gari ya moshi ifite nibura amashami abiri. Twakomeje, ibyapa byo twabinyuzemo, ibyapa birabuza, ibi byapa ni ibyapa bibuza nabibabwiyeho. Iki ngiki gisobanuye ntihanyurwa, iki ngiki ntihanyurwa mu byerekezo byombi, iki ngiki ntihanyurwa n'abandi uretse abahaturiye n'abahagenda. Iki ngiki, ibi byapa byose bisobanuye ntihanyurwa. Ibi byapa byose birabuza. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga bimwe na bimwe cyangwa abagenzi bamwe na bamwe. Ntihanyurwa, iki ngiki cya mbere twakibonye, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite moteri keretse amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande, ibinyamitende n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande kimwe na velomoteri. Ntihanyurwa n'ibinyabiziga byikoreye, ntihanyurwa na moto, ntihanyurwa n'igare, ntihanyurwa na za rumoroki. Twakomeje, dore aho bisobanuye neza: ntihanyurwa n'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose gifite moteri keretse amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe na za velomoteri. Iki ngiki nicyo gisobanuye. Ntihanyurwa n'ikinyabiziga icyo ari cyo cyose uretse amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande kimwe, uretse ibinyamitende n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande kimwe na velomoteri. Iki ntihanyurwa n'amapikipiki, iki ntihanyurwa n'amagare n'ibinyamitende, ntihanyurwa n'ibinyamitende, iki ntihanyurwa na za velomoteri, iki ntihanyurwa n'ibinyabiziga bigenewe gutwara ibicuruzwa, iki ntihanyurwa n'ibinyabiziga icyo ari cyo cyose gikurura rumoroki itari makuzungu cyangwa rumoroki ifite umutambiko umwe. Urabona ko bigaragaza ko ari rumoroki. Ntihanyurwa n'abanyamaguru. Twakomeje ku binyabiziga bibuza: ntihanyurwa n'ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa. Iki ngiki ntihanyurwa n'ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa. Ibishushanyo bihita bibyerekana. Iki cyo ntihanyurwa, iki ngiki cyo ntihanyurwa n'utunyamitwaro dusunikwa. Iki ngiki ntihanyurwa n'ibinyabiziga bihinga bifite moteri. Iki ngiki ntihanyurwa n'amoko menshi y'ibinyabiziga bishushanyije ku kimenyetso kimwe. Ni ukuvuga ntihaba hanyurwa n'inyamaswa zikurura, ngo nyine ntihaba hanyurwa n'ibinyabiziga bikururwa n'inyamaswa, ntihaba hanyurwa ibinyabiziga ikinyabiziga icyo ari cyo cyose uretse ibinyamitende n'amapikipiki adafite akanyabiziga ko ku ruhande kimwe na velomoteri. Ntihanyurwa, mbega nyine ntihanyurwa ibibujijwe ni ibishushanyo biri muri iki cyapa nyine bikubiyemo. Twakomeje, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite ubugari burenze ibyerekanwe n'ikimenyetso. Ubwo nyine ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2. Twakomeje, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite uburebure habariwemo imizigo burenze urugero rwerekanye ku cyapa.
uburebure ni uko kiba kimeze, ubugari ni uko kiba kimeze, nacyo kiba kibuza. Twakomeje, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite uburemere burenze ubwerekanywe iki kimenyetso. Nyine izi ni toni 5, ntihanyurwa n'ibinyabiziga birengeje izi toni 5, icyo kiba gitegeka, kiba kibuza. Twabibuza. Twakomeje, icyapa, ntihanyurwa n'ibinyabiziga bifite uburemere ku mutambiko burenze ubwerekanwe n'ikimenyetso kiri aho ngaho. Toni 2.5. Ntihanyurwa n'ikinyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikomatanye bifite uburebure habariwemo imizigo burenze urugero rwerekanwe n'iki kimenyetso. Iki cyapa nyine kiba kibuza ikinyabiziga, tuvuge niba ari nk'ahantu umuhanda utameze neza, iki cyapa bagishyiraho kugira ngo niba ikinyabiziga cyawe gifite uburemere burenze ubwo, ntuhanyure, uhite ubyihorera. Twakomeje, birabujijwe iki ngiki gikurikiyeho, birabujijwe ku binyabiziga ibyo ari byo byose kugenda bidasize hagati yabyo umwanya ungana nibura n'intera yerekanywe n'iki kimenyetso. Aha ni hahandi, ni ukuvuga bya binyabiziga biba ari danje, bifite nka za peteroli muri iyo zone, hanyuma bagahita bashyiramo iki cyapa kibuza. Ubwo nyine uba ugomba kugenda witaje kugira ngo hatabaho inkomyi. Dukomeje ku byapa bibuza. Birabujijwe kujya mu cyerekezo cy'ibumoso. Birabujijwe kujya mu cyerekezo cy'iburyo. Birabujijwe guhindukira. Kano kapa bakunda kugashyira ahantu ku mihanda ibiri ifite akayitandukanyijemo hagati, akagishyiraho ku buryo aho hantu utakata ngo uhindukire usubire inyuma. Ibi ni ibyapa bibuzwa. Iki cyapa kitwakize, birabujijwe kunyuranaho uretse ibinyamitende n'amapikipiki adafite akanyabiziga ku ruhande. Ibinyamitende 2 ariko nabwo. Twakomeje, birabujijwe kurenza uyu muvuduko, birabujijwe amahoni, nyine arabujijwe, no kubuza amahoni. Birabujijwe kugenda udahagaze akanya gato. Iherezo, iki cyapa cyerekana iherezo. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere. Iherezo ry'ibibuzwa byose mu karere. Iherezo ry'umuvuduko ntarengwa. Iherezo ry'ibuzwa ry'umuvuduko. Aka karongo gakunze gusobanura iherezo, kano gakase gutya ka oblique. Ibindi byapa ndabona twabyize.
iri ni iherezo ryo kubuzwa kunyuranaho, aho nyine ushobora kunyuranaho urenze iki cyapa. Iherezo ryo kubuzwa kunyuranaho, ibindi twabyize. Birabujijwe guhagarara umwanya munini, birabujijwe guhagarara umwanya munini n'umuto. Ibyapa bitegeka nabyo twabyize, kagategeka kunyura ni inzira itegetswe. Ubwo nyine aho ugeze ugomba guhita ukurikiza iki cyapa. Inzira itegetswe ubwo ni ukunyura ibumoso, inzira itegetswe igana iburyo, inzira itegetswe igana aho iki cyapa kireba. Ibyapa byinshi tumaze kubinyuramo, twakomeje ku byapa bitegeka. Iki cyapa kigutegeka, ino ni inkomane banyuramo bazengurutse. Hari ahantu nyine ihuriro ry'imihanda banyuramo bazengurutse. Inzira y'ibinyamitende itegetswe, inzira y'ibinyamitende itegetswe, inzira y'abanyamaguru itegetswe. Ibi ni ibyapa bitegeka. Inzira y'amafarashi itegetswe, inzira y'amatungo itegetswe, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe. Iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Ibyapa biyobora. Ibi byapa biba bikuyobora aho ugana, aho kikweretse niho ujya. Umuhanda udakomeza, noneho ibi nabyo by'umuhanda udakomeza turi kubibona ukuntu biba bimeze. Iki kikwereka ko ahangaha ugiyeyo uno muhanda ntago waguhuza n'iyindi mihanda, n'aha ugiyeyo uno muhanda ntago waguhuza n'iyindi mihanda. Icyo biba bishatse kuvuga, iki kigutegeka inzira ugomba kunyura, kiba kiri kukuyobora nacyo. Ni ibyapa biyobora. Ibyapa ndanga, icyerekezo cy'akarere, birakuyobora, bikuyobora umuhanda w'ahantu ugiye. Wenda tuvuge niba ari akarere runaka, ibintu nk'ibyo. Twakomeje ku byapa biyobora. Iki ngiki cyerekana ikibuga cy'indege, ikibanza cy'ingando, icumbi ry'urubyiruko, igicumbi cy'urubyiruko, icumbi ry'urubyiruko. Ibyapa bimenyesha ahantu, kiba giteye gutya. Ushobora kuba ugiye kwinjira muri Kigali ugahita ubona kano kapa, gahita kaba kari kukumenyesha ko winjiye muri uwo mudugudu cyangwa se akarere. Umudugudu ariko niko mu igazeti tuvuga. Iri ngiri, aka karongo k'umutuku gatambitse kagaragaza iherezo. Iyo ubonye ubwo nyine aho hantu uwo mudugudu urimo uba uwurenze, wari iherezo ryawo. Ibindi byapa, inzira y'abanyamaguru, ibitaro. Ino nyuguti isobanura ibitaro, hopitale. Icyerekezo kimwe. Inzira idakomeza, inzira idakomeza igaragazwa n'akantu kameze nka ta. Imbere bashyiraho akarongo nyine kerekana ko idakomeza, biba bigaragara. Umuhanda urombereje w'ibice byinshi, noneho umuhanda urombereje w'ibice byinshi. Iri ni iherezo ry'umuhanda urombereje. Kano karongo k'umutuku kagaragaza iherezo, gatambika gutya. Si n'ak'umutuku gusa, n'ak'umukara karabikora, nko ku byapa twamaze kubona ruguru. Iyi ni umuhanda ugenewe imodoka. Iri ni iherezo ry'umuhanda ugenewe imodoka. Twakomeje. Iki cyapa gisobanura aho za otobisi zihagarara.
gikunze kuba gishushanyije aho zihagarara n'ubundi. Noneho iki cyapa gisobanura ko hahagarara amatagisi, urabona cyo kiba ari gato kuri kino cyo hejuru cy'amawotobisi, ariko byose biba ari kimwe, byose biba bijya kumera kimwe. Iki cyerekana pakingi, ahantu baparika, ahantu ibinyabiziga byemerewe guparika. Amabwiriza yihariye. Iki cyerekana amabwiriza yihariye. Ibintu ngoboka, ahari ubutabazi, ahagoboka ibinyabiziga ubwo nyine mu igaraje, ahari telefone. Twakomeje. Aho ushobora gushyiriramo lisansi cyangwa mazutu, hoteli cyangwa ahari icumbi, aho bafatira ifunguro, urumwero cyangwa urusamuriro, ahateganyijwe ururiro rw'abahisi, aho bahagurukira batembera n'amaguru, ikibanza cy'ingando, ikibanza cy'ahantu bagendera ku nyamaswa, ikibanza cy'ingando cyangwa cy'abantu benshi bagendera ku nyamaswa, icumbi ry'urubyiruko. Twakomeje. Icyapa gisobanuye ahegereye inzira nyabagendwa n'inzira ya gare ya moshi hatabambiye. Iki ngiki ni ahegereye inzira nyabagendwa n'inzira ya gare ya moshi. Udufureshi dutatu tureba hejuru. Aka kapa gasobanura ibyago, ko habaho icyago. Iki cyapa nacyo gisobanura icyago. Ibuka ari bibiri. Kano kapa gasobanura tanga inzira. Kano gakunda no kubazwa cyane. Tanga inzira. Aka ngaka hagarara akanya gato, stop. Ubwo nyine ugomba guhagarara ugatanga inzira. Kano gasobanuye gutanga inzira. Kino gisobanuye hagarara akanya gato. Twakomeje. N'iki ngiki gisobanuye hagarara akanya gato. Kimwe n'icyo tumaze kuvaho. Bisimburanwa buhoro buhoro n'ibyapa nyine bigenda bisimburanwa. Nako gasobanuye hagarara, tanga inzira. Umuhanda batambukamo mbere. Iki ngiki twanakizi. Iki ni umuhanda batambukamo mbere. Iki ni iherezo ryo gutambuka mbere. Aka karongo nabasobanuriye ko gasobanura iherezo. Kano ka oblique mu buryo gatambitse mu iburyo. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. N'iki twakize. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya. Iki twabonye ko ari gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka imbere. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse imbere, gutambuka mbere kw'ibinyabiziga biturutse aho ujya. Yose ndumva ndatekereza ko mwumva icyo bishatse kuvuga. Gutambuka mbere kw'ibinyabiziga bituruka aho ujya, aho ugana nyine. Aho ushaka kwerekeza ibinyabiziga urabireka bigatambuka. Bino
ibinyabiziga byose biri imbere nyine tubariyemo aho ugana n'aho utagana, birabanza bigatambuka mbere. Twakomeje ku byapa biburira. Iki ngiki gisobanuye, iki ngiki ni utubuye tuba dutaruka mu muhanda, kiba kikuburira ko aho hantu ugomba kwitonda ko utubuye dutaruka mu muhanda. Iki ngiki cyo ni amabuye ahanuka, biba bigaragara, biba bikuburira ko imbere ugomba kwitonda hari amabuye ahanuka. Hano ni abanyamaguru, biguteguza ko imbere nyine, iki ni ibyapa biteguza, biguteguza ko imbere hari aho abanyamaguru batambukira. Aka ngaka abana, ahenshi bari ku mashuri, aho abana batambukira. Aka ngaka kerekana ko ari aho abanyamagare bahingukira, uba ugomba kwitonda. Akayira k'amatungo, imbere haba hari akayira k'amatungo, ibyapa biteguza. Akayira k'inyamaswa, imirimo, cyo bagitereka imbere y'aho imirimo iri gukorerwa, ugahita umenya ko ugomba kugabanya umuvuduko ukagenda witonze. Biba biburira bino byapa bya mpande eshatu. Ibimenyetso bimurika ahegereye akayira, ubwo nyine uba ugiye kugera mu bimenyetso bimurika muri feruje. Ikibuga cy'indege, iki gisobanuye umuyaga w'intambike. Iki ngiki kugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Twanakize mbere, twakomeje. Dore ibyapa nababwiye bikunda kubazwa, bijya biza byose biherereye mu bwoko bw'ibigiye biburira, biburira. Dore iki ngiki tanga inzira, kino twakize. Aha hari amabuye amanuka, nacyo twakize. Ifungana ry'umuhanda, nacyo twakize. Amakona abiri, irya mbere ritangirwa uruhererekane cyangwa se uruhererekane rw'amakona, irya mbere ari iry'iburyo. Ifungana ry'umuhanda, akayira gasatira umuhanda iburyo, imbere byose biraburira. Ndabashimiye kuba mwize ibyapa. Ibyapa biri mu bintu bikunda kubazwa mu bizamini bikorwa buri gihe, ntashobora kuburamo nk'ibyapa nka 3. Ubwo iyo uzi ibyapa, ayo manota uba wayakoreye. Hari n'igihe haza ibyapa byinshi birenze ibyo. Murakoze gukurikirana ino channel yigisha amategeko y'umuhanda, kanda subscribe, kandi niba utariga wandikemo amategeko y'umuhanda igika cya mbere, ukurikirane kugeza ku cya 5, ujye gukorera provisoire, ukore rimwe utsinde. Mugire amahoro, murakarama.